Hano rero ikibazo cya gatanu, ikibazo cya gatanu kirabaza kiti imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese wowe iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza buri mwese bakurikiye TGM TV, ndabashimiye buri mwese kandi mwakoze subscribe, like, share n'amakomenti, kandi nawe ugiye gukora subscribe nawe ndagushimiye. Iyi ni channel ibagezaho bimwe mu bibazo bikunda kubazwa mu kizami cya provisoire ndetse n'ibyapa byo mu muhanda. Tubatenze rero hano n'ikibazo cya mbere, mbibutsa gufata agakayi cyangwa se agapapuro ndetse n'agakaramu kugira ngo mwandike ibisubizo n'amanota mwari kugira muri ibi bibazo. Tubatenze rero hano n'ikibazo cya mbere, ikibazo cya mbere kirabaza kiti ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kugenda, ese ntibishobora kuhagenda bimeze bite? Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda, ese ntibishobora kuhagenda bimeze bite? A. Biteganye. B. Umurongo umwe. C. A na B nibyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Biteganye cyangwa ni B. Umurongo umwe. Ese ni C. A na B nibyo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kuba byahagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. None rero hano babibusanyije bavuze ko ngo ntibishobora kuhagenda biteganye cyangwa biri ku murongo umwe, kandi igisubizo ntago ari cyo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Hano n'ikibazo cya kabiri, ikibazo cya kabiri kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuyaga w'intambike cyangwa ni B. Urusaku rwo mu muhanda. Ese ni C. Ikibuga cy'indege cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese wowe iyo ubonye iki cyapa kiri muri ubu bwoko gifite ibimenyetso kikubwira iki cyangwa se kikumenyesha iki? Twandike hano igisubizo ni A. Umuyaga w'intambike. Iki cyapa nta kindi gisobanura, gisobanura umuyaga w'intambike. Icyapa mbibutsa ko kirimo byapa biburira bigizwe n'ubuso bw'umweru cyangwa se ubuso bwera mu ishusho ya mpande eshatu ndetse n'ikirango cy'umukara. Nta kindi rero kivuga umuyaga w'intambike. Igisubizo ni A. Hano rero tudatinze n'ikibazo cya gatatu, ikibazo cya gatatu kirabaza kiti mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Ese mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga iki kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kwitegura kugenda cyangwa ni B. Uburenganzira bwo kurenga iki kimenyetso. Ese ni C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Twandike hano igisubizo ni B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Igisubizo ni B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Mu bimenyetso bimurika nta kindi iri tara ry'icyatsi cyangwa se iri tara rimurika icyatsi rivuga uburenganzira bwo kurenga ikimenyetso cyangwa se riguha uburenganzira bwo kugenda. Naho iry'umuhondo ni iryo kwitegura guhagarara ndetse ibyangombwa ukaba wahagarara niba utateza ibyago. Hano rero n'ikibazo cya kane, ikibazo cya kane kirabaza kiti uretse mu mijyi
ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ese uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu bungana iki? A. Toni 12. B. Toni 16. C. Toni 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Toni 12 cyangwa ni B. Toni 16. Ese ni C. Toni 10 cyangwa ni D. Toni nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano iyo ubonye ubu buremere cyangwa se iki kibazo gifite igisubizo kimeze gute, cyangwa se ni ikihe gisubizo muri ibi bisubizo? Twandike hano igisubizo ni A. Toni 12. Uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisiteri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni Toni 12. Igisubizo hano ni A. Hano rero tudatinze n'ikibazo cya gatanu, nibutse umuntu utari wakora subscribe kugira ngo buri uko dusohoye video ajye aba uwa mbere guhita ayibona. Hano n'ikibazo cya gatanu kirabaza kiti imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese wowe imbere yawe iyo ubonye iki cyapa kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, cyangwa se gisobanura iki mu buzima busanzwe? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D. Birabujijwe kuhinjira. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuvuduko ntarengwa wemewe cyangwa ni B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Ese ni C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe cyangwa ni D. Birabujijwe kuhinjira. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese wowe iki kimenyetso kikubwira iki, cyangwa se iki cyapa kikumenyesha iki? Twandike hano igisubizo ni C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Hano igisubizo ni C. Mbibutsa ko iki cyapa kiri mu byapa bibuza, ibyapa bibuza bigizwe n'umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, ariko iki nacyo nubwo kidafite ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, ariko iki nacyo kiri mu byapa bibuza. Hano rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ungana iki? A. Kilometero 20 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 35 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kilometero 20 mu isaha cyangwa ni B. Kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Kilometero 35 mu isaha cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko hano igisubizo cya nyacyo ari kilometero 25 mu isaha. Nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni kilometero 25 mu isaha. None hano nta gisubizo cy'ukuri bashyizemo, niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Hano rero n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene iki kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ni ibihe bipimo bitagomba kurenga? Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene iki kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ni ubuhe bugari, cyangwa se ni ubuhe bugari?
A. Metero imwe na santimetero 25, B. Santimetero 30, C. Santimetero 75, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Metero imwe na santimetero 25 cyangwa ni B. Santimetero 30. Ese ni C. Santimetero 75 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Santimetero 30. Iyo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande ndetse n'ibi byose bikurikira ni santimetero 30. Iyo idafite akanyabiziga ko ku ruhande ni metero imwe na santimetero 25. Hano rero ni ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'ayahe mabara? A. Ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ubururu, umweru n'umutuku cyangwa ni B. Umweru, umukara, ubururu. Ese ni C. Umutuku, umweru n'umukara cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muzeho hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni B. Umweru, umukara n'ubururu. Kuko nk'uko twabonye icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kiri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara, harimo yewe n'ubuso n'ishusho iri mu bururu. Niyo mpamvu hano igisubizo ari umweru n'umukara n'ubururu, kuko ayo mabara yose aba ari muri ibyo byapa. Hano ni ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuhanda uzenguruka. B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. B. C. Aho banyura bazengurutse. D. Ibisubizo byose nibyo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni umuhanda uzenguruka cyangwa ni B. Igice cy'umuhanda uzenguruka. Ese ni C. Aho banyura bazengurutse cyangwa ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Aho banyura bazengurutse. Igisubizo hano ni C. Ni aho banyura bazengurutse. Mbibutsa ko iki cyapa kiri mu byapa biburira, kikaba kivuga aho banyura bazengurutse. Ndibutsa umuntu utari wakora subscribe gukora subscribe, ndetse nimba wakunze ino video usige like, kandi ntiwibagirwe na comment niyo yaba ijambo rimwe, ariko ntiwibagirwe gusiga comment, ndetse kandi niba byiza ntiwibagirwe no kuyisharinga inshuti zawe cyangwa se kwisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zirusheho kubibona ibyo byiza. Hano ni ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese ikinyabiziga gishya gikenerwa gukorerwa isuzumwa cyangwa se gikenera gukorerwa isuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A. Nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Nyuma y'umwaka umwe cyangwa ni B. Nyuma y'imyaka 2. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ikinyabiziga gishya gikenerwa gukorerwa isuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Twandike hano igisubizo ni B. Nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gukorerwa isuzumwa bwa mbere cyangwa se ikinyabiziga gishya gikenera gukorerwa isuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Igisubizo hano ni B. Ni nyuma y'imyaka 2. Naho izikora mu bucuruzi ni nyuma y'amezi 6. Hano ni ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese
icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki cyangwa se gisobanuye iki? A. Ibyago. B. Ibibujijwe. C. Ibitegetswe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ibyago cyangwa ni B. Ibibujijwe. Ese ni C. Ibitegetswe cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ibyago. Icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu ubwacyo kimenyesha ibyago, kuko nk'uko twabonye ko ibyapa biri mu ishusho ya mpande eshatu cyane cyane bifite ubuso bw'umweru cyangwa se bwera ndetse n'ibirango cyangwa se n'ibimenyetso by'umukara. Twabonye ko ibyo byapa biri mu byapa biburira, ariko icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu ubwacyo gisobanuye ibyago cyangwa se kiburira ko aho hantu hari ibyago. Niyo mpamvu hano muri make aba ari ibyago. Hano n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni meza cyangwa ni mabi? A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni meza kuko atuma ureba neza cyangwa ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ese ni C. Akwizeza ko abandi bakubona cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni meza cyangwa ni mabi? Twandike hano igisubizo ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko iyo uyacanye muri icyo gihe cy'urwo rugendo arakugarukira akaba yaguhuma amaso, bityo akaba yagukoresha impanuka. Niyo mpamvu amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu atari meza. Hano ni ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru ni gute yakwitwara? A. Gabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. B. Gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. C. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka. D. Kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara cyangwa ni B. Gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. Ese ni C. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka cyangwa ni D. Kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura kuba wahagarara. Nk'uko mubibona hano abanyamaguru baba bategereje kwambuka, ugomba kugabanya umuvuduko bakambuka, yewe ukaba witegura kuba wahagarara. Hano ni ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? Ese ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda ugasanga harimo inkomere ni iki wakora? A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. Kubaha icyo kunywa. C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Gusohora inkomere mu kinyabiziga cyangwa ni B. Kubaha icyo kunywa. Ese ni C. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese wowe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere ni iki wakwihutira guhita ukora? Twandike hano igisubizo ni C. Kumenyesha impanuka
no guhamagara ubutabazi. Igihe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere, nta kindi cyo guhita ukora uretse kumenyesha iyo mpanuka no guhita uhamagara ubutabazi. Hano ni ikibazo cya 15. Nibutse umuntu utarakora subscribe, niyo nkunga tubasaba kugira ngo natwe murusheho kudutera inkunga. Hano ni ikibazo cya 15 kirabaza kiti ibinyabiziga birekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga bihererekanyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo? Ibinyabiziga bihererekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga bihererekanyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo bitagomba kurenga? A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Utarengeje metero 50 cyangwa ni B. Utarengeje metero 100. Ese ni C. Utarengeje metero 150 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Wandike hano igisubizo ni A. Utarengeje metero 50. Uwo murongo ntuba ugomba kurenga metero 50. Hano ni ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ni ubuhe bugari? Ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ni ibihe binyabiziga? A. Bifite metero 3. B. Metero 2 na santimetero 50. C. Metero 1 na santimetero 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni ibifite metero 3 cyangwa ni B. Ni ibifite ubugari bwa metero 2 na santimetero 50. Ese ni C. Ni ibifite metero 1 na santimetero 50 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko igisubizo cya nyacyo cyakabaye metero 2 na santimetero 10. None hano mu bisubizo batanze nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu hano igisubizo hano ari D. Muri ubu bugari batanze nta gisubizo na kimwe cy'ukuri kirimo. Hano n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga bigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Ese nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ingana iki? A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Metero 150 cyangwa ni B. Metero 50. Ese ni C. Metero 20 cyangwa ni D. Metero 10. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. Metero 20. Nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nomero zisomerwa nibura mu ntera ya metero 20. Igisubizo ni C. Hano ni ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti iki cyapa kivuga iki? Ese wowe ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha cyangwa ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ese ni C.
iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, cyangwa ni D, umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Igisubizo hano ni B. Iki cyapa nta kindi kikubwira ukikibona. Mwibutsa ko iki cyapa kirimo ibyapa bitegeka. Ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. Nta kindi rero kivuga iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Igisubizo hano ni B. Utari wakora subscribe adufasha yikore, ndetse ntiwibagirwe like ndetse na comment, unayishare mu nshuti zawe kugira ngo ukomeze kudufasha. Hano n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti ni iki ugomba gukora igihe uhagaze mu muhanda cyangwa se ku muhanda igihe cy'ibihu? Ese ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. B. Kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C. Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D. Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka, cyangwa ni B. Kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. Ese ni C. Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka, cyangwa ni D. Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu? Twandike hano igisubizo ni A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. Igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu, nta kindi uba ugomba gukora uretse kureka amatara ndanga, cyangwa se amatara amenyekanisha icyo kinyabiziga ko aho kiri, ni ukuyareka, cyangwa se ayo matara aranga ikinyabiziga uba ugomba kuyareka akaguma yaka kugira ngo abandi bayobozi biborohere kukubona. Hano ni ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Ese urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, cyangwa ni B. Kumunyuraho umwegereye. Ese ni C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, cyangwa ni D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Twandike hano igisubizo ni C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Mu gihe urimo kugenda mu nzira nyabagendwa ushaka kunyura ku muyobozi w'igare, nta kindi uba ugomba gukora uretse gusiga umwanya uhagije igihe uri kumunyuraho, kugira ngo hataza kuba habamo agisida, cyangwa se mutaza kuba mwakora impanuka. Igisubizo hano ni C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Ndabashimiye mwese twabanye muri ino video. Wowe twatangiranye tukaba tuyisozanyije. Imana iguhe umugisha. Nshimiye buri umwe wese wakoze subscribe, ndetse nawe wayikoze mu gihe gishize. Imana iguhe umugisha. Nawe ugiye kubikora ubu nonaha, ndetse ugiye gusiga like na comment, nawe Imana iguhe umugisha. Naho muri video itaha, njye mwabanye nitwa JMV. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.